reka kuri uyu mugoroba n'ubundi tugaruke imbere y'Imana duce bugufi munsi yo kubaho kw'Imana, munsi y'imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana. Dusengere uyu mwanya, dusengere uyu mugoroba. Ni umugoroba udasanzwe, uyu ni umwanya ukomeye cyane mu kubaho kw'Imana. Tugiye gufata uyu mwanya, abo turi kumwe kuri free conference call, abo turi kumwe kuri YouTube, reka tubanze duce bugufi, dusenge, hanyuma dukomeze tuganira ijambo ry'Imana ndetse dukomeza n'umwanya w'amasengesho. Mbibutse ko kuri uyu munsi wa kane mu masaha nk'aya ngaya umugoroba ari cyo gihe Yesu Kristo yarari mu bihe byiwe bya nyuma muri buno buzima. Niwo mugoroba arimo asangira n'abigishwa biwe, niwo mugoroba yari mu gashyamba k'Igetsemani arimo gusenga. Ni nawo mugoroba ibitero byari bije kumufata, byaje kumufata bimusanga mu gashyamba k'Igetsemani. Niwo mugoroba yasenzemo amasengesho akomeye cyane yinginga Imana kugira ngo nimba bishoboka igikombe kimurenge, ariko Imana ntabwo yigeze yemera ko kimurenga, ahubwo yamuhaye imbaraga n'ububasha n'ubushobozi kugira ngo ashobore kunesha urugamba rwe ruri imbere yiwe. Reka rero muri kano kanya tubanze dusenga Imana, hanyuma dukomeze tuganira byinshi bitandukanye kuri uyu mugoroba, kuri bino bihe, ndetse natwe dufatanya na Yesu gusenga, kuko nawe mu bihe nk'ibi ngibi yari imbere y'Imana, arimo asenga, arimo yinginga Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi, tuje imbere yawe muri aka kanya, duciye bugufi munsi y'imbabazi zawe. Tuguhaye uyu mugoroba, tuguhaye imigabane yose y'isi, tuguhaye Mwami imitima yacu, tuguhaye ibirere bine byose Mwami kugira ngo ubiyobore. Duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi munsi yo kubaho kwawe. Turakwinginze ngo imbabazi zawe zitubeho Mwami. Reka ibyaha bya buri wese byamubuza kuza imbere yawe, byamubuza gusabana nawe, byamubuza kwinjira mu kubaho kwawe, uyu mugoroba bihanagurwe, uyu mugoroba bikurweho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, buri umwe wese Mwami ahabwe imbabazi nawe, maze gitare k'amahanga twemererwe kwegera intebe yawe. Ijambo ryarambwira ngo ubwo ari ku musaraba Karuvari, umwenda wari ukingirije ahera wacitsemo kabiri. Niyo mpamvu uyu mugoroba nkwinginze kugira ngo Mwami buri umwe wese yemererwe kwinjira ahera hawe, buri umwe wese yemererwe kwinjira mu kubaho kwawe. Aya masengesho tugiye gusenga Mwami, ijambo rye tugiye kumva, iyi saa yose tugiye kumara imbere yawe, reka imirimo yawe Mwami igaragare, reka imbaraga zawe zigaragare. Mwami, ntihagire n'umwe gitare cy'amahanga utemererwa Mwami kwinjira mu bwiza bwawe. Uwiteka gitare cy'amahanga Yesu Kristo, turibuka ko ku mugoroba nk'uyu nguyu Data wari mu bihe bikomeye by'amasengesho, wari mu rugamba rudasanzwe rwo gusenga. Urwo nirwo natwe turimo muri kano kanya Mwami, natwe turimo turasenga kuko watwigishije gusenga, kuko waduha urugero rwiza rwo gusenga, kuko watweretse ko byose mu masengesho bishoboka, kuko watweretse ko Mwami imbaraga zose ziri mu masengesho. Niyo mpamvu natwe tuje imbere yawe abakunda Imana, ubwoko bwawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Duciye bugufi cyane imbere yawe, duciye bugufi munsi yo kubaho kwawe. Reka imbaraga zawe zigaragare, reka ububasha bwawe bugaragare, reka gukomera kwawe kugaragare, reka uyu mugoroba wiyerekane Mwami Yesu Kristo. Ubwo wibuka Mwami ko mu bihe nk'ibi ngibi wari mu gashyamba k'Igetsemani usenga Mwami, ndakwinginze kugira umuntu wese upfukamye imbere yawe asenga, umuha imbaraga nk'uko wazihawe rya joro, umuha ubushobozi nk'uko wamuhaye rya joro. Umutabare Mwami, wohereze gukomera kwawe, wohereze icyubahiro cyawe, wohereze ubwiza bwawe, wohereze imbaraga zawe, wohereze ububasha bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turasenze Mana ya Yakobo, turasenze Mana ya Daniyeli, turasenze Mana ishobora byose, turasenze uwe rutuyahire
kwirengeye, reka wigaragaze mu kubaho kwawe. Dukeneye presence yawe aha hantu, dukeneye presence yawe kuri iyi mwami free conference call, dukeneye presence ya mwami kuri iyi channel yacu mwami, abari imbere y'amateleviziyo yabo, abari imbere mwami y'amatelefone, abari imbere y'amakompyuta, uburyo bwose mwami abarimo bakoresha kugira ngo tubane muri aya masengesho. Turasenze ngo imbaraga zawe zigaragare, turasenze ngo ubushobozi bwawe bugaragare, turasenze ngo uvugane natwe, turasenze ngo ukingure ijuru, turasenze ngo wohereze abamarayika bawe, wohereze mwuka wera, wohereze ubushobozi bwawe izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo utakoze ikindi gihe mwami, reka uyu mugoroba ubikore. Uko utigeze usubiza ikindi gihe, reka uyu mugoroba usubize mwami. Turakwinginze gitare k'amahanga, werekane ubwiza bwawe, werekane icyubahiro cyawe, werekane gukomera kwawe, werekane imbaraga zawe, usubize gusenga kwa buri wese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abakunda Imana tukubone, abakunda Imana tukumve, imitima yacu ikirira imbere yawe, imbaraga zawe zigaragare, kubaho kwawe kugaragare, ijambo ryawe rigira imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere yawe tugusenga mwami, dukinguje ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Tuboshye imbaraga zose z'umwijima, dufashe mpira imbaraga zose z'abadayimoni, dufashe mpira ubutware bwose bw'ikuzimu, dufashe mpira imikorere yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpande enye z'isi, mu birere byose, mu mazi, mu nyanja, ku misozi hejuru, mu izina rya Yesu Kristo dufashe mpira ubutware bwose bw'umwanzi, tuboshye mwami imbaraga zose zarwanyaga kubaho kwawe, zarwanyaga presence yawe, turaziboshye mu izina rya Yesu, tuzifungiranye ikuzimu, tuzitwikishije umuriro wawe, dukubise hasi imikorere yose y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite ubushobozi. Reka presence yawe, reka kubaho kwawe, reka gukomera kwawe, reka ubwiza bwawe bwerekane mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kumva gusenga, dusengeye ijambo ryawe kugira ngo rigire imbaraga kandi rigire ubushobozi. Uyu mugoroba uvugane natwe, uyu mugoroba mwami uduhishurire ubwiza bwe no gukomera kw'abana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hallelujah. Turacyari imbere y'Imana, turacyari mu kubaho kw'Imana. Abo turi kumwe ku murongo, Imana ibaha umugisha, ndabona ko mwamaze kuhagera. Ndizera neza ko imbaraga z'Imana n'amavuta y'Imana biri kumwe namwe, kandi gukomera kw'Imana kuri hamwe natwe. Mutwandikiye muri komenti niba mushobora kumva amajwi yacu neza, niba nta kibazo na kimwe gihari mutwandikire kugira ngo tumenye neza yuko nta kibazo na kimwe. Reka rero tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusoma imirongo myinshi itandukanye, hanyuma tuze gufata umwanya wo kuganira. Reka rero twihuse tubanze tujye mu gitabo cya Matayo, ni ibice 26. Turasoma duhereye ku murongo wa 36. Reka duse mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana avuga ngo, maze Yesu agerana nabo ahitwa Igetsemani, abwira abigishwa be ati, nimwe mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso, mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bi uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, data niba bishoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka abe ari byo biba. Yongeye kugaruka, asanga basinziriye kuko amaso yabo aremerewe.
arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agaruka aho abigishwa bari, arababwira ati, musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Imana itugirire neza. Reka n'ubundi twongere tujye mu gitabo cya Ariko, ni igice cya 14, turasoma duhere ku murongo wa 27. Bibiliya avuga ngo, maze Yesu arababwira ati, mwese muri bugushwe, kuko byanditswe ngo, nzakubita umwungeri intama zisandare, ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya. Ariko Petero Haleluya. Yesu ashimwe. Turakomeje. Umurongo wa 29. Ariko Petero aramubwira ati, naho bose bari buhemuke, ariko jye sindi buhemuke. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none, inkoko itarabika kabiri, wowe ubwawe uri bunyihakane gatatu. Ariko we arirenga, arahamya ati, naho byatuma mpfana nawe, sindi bukwihakane na hato. Nuko bose bavuga batyo. Umurongo wa 32. Bageze ahitwa Igetsemani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano, mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kenda kunyica. Mugume hano, mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi, arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati, Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko jyeweho nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Araza asanga basinziriye. Abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima ni wo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka, asanga basinziriye, kuko amaso yabo aremereye, ntibamenya icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu, arababwira ati, noneho nimusinzire muruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Reka n'ubundi gato dusome no muri Luka. Reka dusome no muri Luka, hanyuma noneho dutangire tuganire kuri rino jambo. Uyu munsi twasomye imirongo myinshi, ariko birakenewe kandi birakwiriye. Reka dutangire muri Luka igice cya 22, umurongo wa 31, aravuga ngo, kandi umwami Yesu aravuga ati,
Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 39 muri Luka 22. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye. Arapfukama arasenga ati, Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga, kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, arababwira, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Akibivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri abo 12. Akigiye imbere, nuko Yuda uwo yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati, Yuda, urangambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma? Abari kumwe nawe babonye ibyenda kubaho, baramubaza bati, Databuja, tubakubite inkota? Umwe muri abo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu aravuga ati, dekera aho, amukora ku gutwi aragukiza. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati, munteye nk'abateye umwambuzi, mufite inkota n'ishyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate, ariko noneho iki ni igihe cyanyu n'icy'ubutware bw'umwijima. Imana itugirire neza. Reka dusabe abari kuri free conference call, uje ku murongo uhite udufasha ukore mute kugira ngo bitaza kuvangira abandi, kuko iyo udakoze mute biragorana cyane, usanga amajwi yawe ahita affecta ay'abandi. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, byabaye ngombwa ko dusoma imirongo itandukanye. Twasomye mu bice bitandukanye, twasomye ibyo Matayo yavuze kuri uyu mugoroba, dusoma ibyo Ariko yawuvuzeho, dusoma n'ibyo Luka yawuvuzeho. Kubera umwanya muto ntabwo dushoboye gusoma no muri Yohana, ariko impamvu dusomye imirongo myinshi itandukanye no kubera ko hariho utuntu tumwe na tumwe umwe yagiye akomozaho, undi ntatuvuge, undi akatuzana, undi ntatuvuge, undi akavuga ibindi, undi akavuga ibindi. Impamvu ni iyi ngiyi, nuko yo inkuru yabereye ahantu hamwe, hariho abantu 3 cyangwa 4 batandukanye, iyo bagiye kuyisubiramo cyangwa se iyo bagiye kuyivuga, bayivuga mu buryo butandukanye. Abantu bose baba bahari babonye ibintu bimwe, ariko bajya kuvuga bakagira, umwe akagira ko yibagirwa, undi akagira akashyiramo bitewe n'impamvu runaka. Impamvu ziratandukana. Impamvu ya mbere ni ukubera ubumenyi buba butangana, kuko ubumenyi bwacu ntago bungana. So rero bijyanye n'ubumenyi umuntu afite, ashobora kwinterpreta inkuru akoresheje ubumenyi afite, undi bitewe n'ubumenyi adafite akagira ibyo yibagirwa cyangwa akagira ibyo atibandaho, ariko undi ashobora kwibandaho. Rero
izo ni impamvu zimwe na zimwe zituma abantu bashobora kuvuga inkuru imwe bari bahahagaze ariko bakavuga mu buryo butandukanye. So rero nuza gusanga hari ibyo Matayo yavuze ariko Mariko atavuze, cyangwa ugasanga Mariko hari ibyo yavuze Luka atavuze, suko bitabayeho cyangwa se suko harimo guhinyuzanya, ahubwo ni uburyo bw'ubumenyi n'amaemosiyo n'imico baba barakuriyemo ndetse no kwitegereza gutandukanye kuba kwabaye kuri abo bantu bombi. Ariko ibintu byose byabaye, ibintu bishobora kuba ari 10, ngiye nkavuga najya kuvuga inkuru ngashakamo 3 by'ingenzi, ibindi nkabyihorera. Undi akaza agashakamo 5 by'ingenzi, undi akaza akabivuga byose uko byakabaye, undi akaza agashakamo kimwe gusa. Yesu ashimwe. Kuko uzasanga nka Luka hariho amagambo 2 yakoresheje marayika araza amwongerera imbaraga, ariko Matayo ntabyo yashyizemo, ugasanga na Mariko ntabyo yashyizemo. Hanyuma usanga nanone Luka aravuga ati arimo gusenga yabiraga ibyuya bimeze nk'amaraso, ariko bajya kure ugasanga Mariko ndetse na Matayo ntabyo bavuze. Ariko ugasanga nanone Luka yakoze samari y'umwanya wahabaye n'ibyabaye mu bihe bitandukanye byo gusenga. Ugasanga we yaravuze ati yaregeye arasenga, hanyuma avuga no magambo, aragaruka amaze gusenga marayika araza amusubizamo imbaraga, amaze kumusubizamo imbaraga hanyuma yabiraga ibyo bivanze n'amaraso azabwira ngo tugende. Ariko nujya kuri Matayo arakwereka teyipu zitandukanye, yagiye rimwe aragaruka asanga barasinziriye, arababwira ni mubyuke mubane nanjye mumfashe gusenga, arongera asubirayo, arongera aragaruka asanga barasinziriye, ababwira ntimushoboye kubana nanjye n'isaha imwe, arongera asubirayo, arongera aragaruka ku nshuro ya 3, ababwira ati noneho byose bigenje gute, byose birarangiye, muhaguruke tugende. Urumva nuvuga ngo adetaye inshuro zose yagiye. Ariko noneho Mariko wiwe we ntago yadetaye zino nshuro zose, aravuga aragenda arasenga aragaruka, ariko muri icyo gihe yarimo gusenga aravuga ngo iki gihe kindenge. Ariko uzasanga Matayo we atarakoresheje ngo iki gihe kindenge, ahubwo yarakoresheje ngo iki gikombe kindenge. Ariko Mariko yongeyemo ngo niba bishoboka, nzi ko ushobora byose, reka kino gihe kindenge. Arakomeza ngo niba bigushobokera iki gikombe kindenge. Nuvuga ngo akoresheje igihe, akoresheje n'igikombe. Kandi nujya gusanga urasanga Yesu yarabwiye aba bantu bari baje kumufata, arababwira ngo nabanye namwe ibihe byose, ariko ntimwigeze mundamburaho amaboko, ariko iki ni igihe cyanyu, ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. So rero Mariko arimo kugaragaza neza yuko Yesu arimo gusenga, yarimo asaba yuko iki gihe kimurenga, kuko nuvuga ngo ibyo birimo kuba kuri Yesu n'imbaraga z'ibihe, n'imbaraga z'igihe. Igihe cyari kigeze, yatangiye avuga ngo igihe kirageze, umwanya urageze kugira ngo ibyanditswe bisohore. Haleluya. Hanyuma uzasanga nanone Luka araje arasobanura, yerekana uburyo ki Yesu yabwiye Petero ngo Satani yabasabye kugira ngo abagosore, ariko we nagusengeye kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeza abandi. Iki kiragaragaza neza ko mu bihe bidasanzwe, mu bihe byo kugosorwa, mu bihe byo kugeragezwa na Satani, tuba dukeneye imbaraga z'amasengesho. Iyo nta mbaraga z'amasengesho zihari, iyo tudashoboye guhaguruka ngo dusenge, umwanzi aradushobora. Ariko iyo dusenze tugira imbaraga no mu bihe bigoye. Yesu abwira Petero ngo nagusengeye kugira ngo ukomere, hanyuma numara gukomera uze gukomeza abandi. Iki nicyo kirongera kutwereka neza yuko umuntu umwe afite imbaraga ashobora guhagurutsa abandi. Abakundi Imana turi benshi, twarenga 400, ariko birashoboka yuko abantu 5, abantu 10, abantu 8, abantu 9, abantu 2 cyangwa se umuntu umwe ashobora kugira imbaraga mu bihe bidasanzwe, hanyuma akajya imbere y'abandi n'abandi bagabasha gukomera. Ariko iyo nta n'umwe hari ukomeye, twese turarindimuka, twese ibihe bitkubararaho, twese isi itkubararaho. Ariko igihe cyose harimo umuntu umwe hagati muri twebwe, iyo afite imbaraga, zambaraga ashobora guhagarara mu cyuho akazisuka no ku bandi. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ntuzarwane n'amazi,
ntuzarwane no kubona abantu bose yuko bagenda mu mujyi umwe. Nubona abantu batumva ibintu nk'uko ubyumva, ukabona mutari mu cyerekezo kimwe, ukabwira amaguruke dusenge, ukabona ntago babyumva, ukabwira ibihe biragoye, ukabona ntago babyumva, witindana nabo. Irukanka ugenda ukora icyo ugomba gukora. Nimba ari ukwiriza agenda wiyirize, nimba ari ugusenga agenda usenge. Nubwira abantu muhaguruke dusenge, nimba ari umuryango wawe, ari umugabo wawe, ari umugore wawe, ari abana bawe, ari famiye, ukabwira ibihe biragoye kugira ngo tubinyuramo, mureke duhaguruke dusenge. Ariko babwira ukabona ntago babyumva, witinda. Wowe genda usenge, genda ushaka imbaraga, genda ushaka amavuta. Haleluya. Genda ushaka ubushobozi bw'Imana, hanyuma ubareke bo bagume muri za ntege nke, ariko wowe kupfana nabo mu ntege nke zabo, woye kugumana nabo mu kunanirwa kwabo no mu gucika intege kwabo. Kuko igihe cyose uzaba we ufite imbaraga, nibura nubwo abari mu nzu yawe, nubwo abo mubana, nubwo abo musengana, nubwo abo mugendana, nubwo abo mukorana badafite imbaraga, badafite ubushobozi nk'ubwawe, ariko we gerageza kwambara imbaraga. Haleluya. Nicyo iri jambo ry'Imana ritwigisha kuri mugoroba. Yesu yaritegereje arareba, abona yuko mukuri ntabwo abangaba bose 11, kuko 12 bari amaze kuvamo, Yuda yari yamaze kugambana. Yesu aritegereza abona yuko abangaba uko ari 12 bidashoboka yuko bashobora kugirira imbaraga umunsi umwe cyangwa se umwanya umwe. Ariko aravuga ngo ushobora gutoranyamo umwe, uyu nguyu nkamushyira mu kubaho kw'Imana, nkamushyira mu mbaraga z'Imana, nkamushyira mu bushobozi bw'Imana, nkamusengera. Hanyuma ndizera neza yuko ninvestisa, nishora, nimuhindura igishoro, nkamusukamo imbaraga zanjye, n'abandi basigaye baraza guhagurukira kuri we, baraza kugendera kuri we. Haleluya. Uyu mugoroba reka nkubwire ngo ube uwa mbere mu muryango wawe, ugira imbaraga. Nange ndagusengeye we turi kumwe nawe, ndagusengeye uri ku murongo, ndagusengeye wowe. Haleluya. Uri mu kudukurikirana kuri YouTube, ndagusengeye turi kumwe kuri free conference call. Akira imbaraga, kuko binyuze muri wowe umuryango uzahembuka, binyuze muri wowe igihugu cyawe kizahembuka, binyuze muri wowe karande zo muryango we zizacika, binyuze muri wowe amateka azahinduka, binyuze muri wowe mariage Yambere izaba mu muryango ukomokamo, binyuze muri wowe uzubaka inzu bwa mbere, binyuze muri wowe uzava mu bukode, binyuze muri wowe hari ikintu kidasanzwe uzakora, binyuze muri wowe amateka azahinduka. Haleluya. Binyuze muri wowe uzaba uwa mbere wurira indege, binyuze muri wowe uzaba umuntu wa mbere ubona position ikomeye muri government, binyuze muri wowe uzaba umuntu wa mbere utangiza itorero, binyuze muri wowe uzaba umuntu wa mbere uzana agakiza mu muryango wawe, binyuze muri wowe. Haleluya. Ndagusengera ngo ukomere, ndagusengera ngo wakire imbaraga, ndagusengera ngo wakire ubushobozi, ndagusengera ngo ukomere hanyuma ukomeza abandi, ndagusengera ngo wakire ubutware hanyuma nawe uyobora abandi. Mandarabashekere Mosai. Yesu ashimwe. Biravuga ngo Yesu asengera Petero kugira ngo yakire imbaraga, kugira ngo yakire ubushobozi. Uyu mugoroba isengesho ngo usengera niryo kugira ngo wakire imbaraga, niryo kugira ngo ugire ububasha, niryo kugira ngo ujye imbere y'abandi, niryo kugira ngo ukore ibyo abandi badashobora gukora. Ibyo ngibyo birangiye, Yesu abwira abigishwa biwe, arabwira ngo igihe kirageze, umwanya urageze, hari ikintu mbasaba, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Iyo usenga utsinda ibigeragezo, iyo usenga utsinda Satani, iyo usenga utsinda imitego y'abanzi, iyo usenga usambura ubugambanyi bubera mu kazi aho ukorera, iyo usenga Mandarabasekere Mosai. Iyo usenga uburizamwe imigambi y'abadayimoni, iyo usenga uburizamwe iby'abarozi bakora, iyo usenga. Yesu abwira abigishwa biwe, arabwira ngo ibi bihe turimo ni ibihe byo gusenga, musenge kugira mutajya mu moshya. Abantu benshi baratsindwa muri buno buzima kuko batazi ibanga ryo gusenga.
abantu benshi barananirwa muri buno buzima kuko batazi imbaraga ziba mu gusenga. Abantu benshi urushako rurabananiye kuko batazi imbaraga ziba mu gusenga. Abantu benshi urubyaro rurabananiye, rubacikanye ibirara, urubyaro rwabo ruhindutse abasambanyi, ruhindutse abasinzi, baruhindutse abanywi b'urumogi, abanywi b'ibiyobyabwenge. Urubyaro rurananiranye, urubyaro rurakenyuka. Kubera iki? Kuko abantu ntago bazi ibanga ryo gusenga. Ikintu ukeneye kuruta ibindi mu bihe nk'ibi ngibi, ukeneye imbaraga z'amasengesho, ukeneye gushora imari mu masengesho. Abantu batinda birukanka inyuma y'abantu, batinda birukanka inyuma y'amafaranga, birukanka inyuma y'ibifatika. Ariko reka nkubwire, ibyo ngibyo wabibona, ariko ntago byagutambutsa ahantu hakomeye, ntago byagutambutsa mu bihe bigoye. Amafaranga ntago yakunyuza mu bihe biruhije, izina ufite ntago ryakunyuza mu bihe bigoye, umuryango ukomokamo ntago wakunyuza mu bihe by'umubabaro. Yesu abwira abigisha, abwira ngo ibihe byahindutse, ibihe tugezemo bitandukanye na bya bindi twagendaga ku nzira dukora ibitangaza, duhumura impumyi. Bitandukanye na bya bindi twajyaga mu ngo z'abatambyi tuzura abapfuye. Ibi bihe tugezemo bitandukanye na bya bindi twajyaga mu rusengero twigisha, tuvuga ubutumwa bwiza. Ibihe tugezemo bitandukanye na bya bindi tumazemo imyaka 3. Mandarabashekere musai mandarabasekenderea uriya mande zemenekere boze sign. Reka nkubwire wowe nkurikiye online, reka nkubwire bwoko bw'Imana turi kumwe kuri free conference call, ibihe isi igezemo, ibihe abakunda Imana dusohoyemo, ibihe u Rwanda rugezemo, ibihe Afurika igezemo, ibihe Ubwongereza bugezemo, ibihe Amerika igezemo, ibihe isi yose irimo bitandukanye n'ibihe twahozemo, bitandukanye n'ibihe twabayemo. Ibi ni ibihe bikeneye imbaraga z'amasengesho, ibi ni ibihe bikeneye investment, prayer investment. You need the prayer more than yesterday. You need the prayer. Yes, ashim. Yesu arababwira ngo ikintu kimwe kibanyuze muri bino bihe, ntabwo ari uruhago rw'amafaranga. Hariho ahantu Yesu yageze arimo ajya kubwiriza ubutumwa, barangije baramuhagarika, bambwira ngo kugira ngo urenge aha hantu, kugira ngo utambuke aha hantu, nuko utanga amafaranga. Arebye mu mufuka asanga nta mafaranga afite, abwira Petero, aramubwira ngo genda ku nyanja ujugunye urucundura, uraza gufata ifi, iyo fi nuyasamura uraza kuvanamo idenariyo, uraza kuvanamo amafaranga ayawe n'ayanjye, muze dutanga umusoro dushobore gutambuka aha ngaha. Uwo muryango bari bagezeho wakingurwaga n'amafaranga. Badafite amafaranga ntibashoboraga kuhanyura, badafite umusoro ntibashoboraga gutambuka. Biravuga ngo Yesu ahagarara aho ngaho, Yesu ahagarara aho ngaho. Petero aragenda ajya ku nyanja, araroba, abona ifi. Yesu yakerewe nk'amasaha 2, 3, 4, 5 yicaye, bamufashe. Petero aragenda araroba, amaze kubona isamaki, amaze kubona amafaranga, araza yishyura umusoro wa Yesu, yishyura n'umusoro wiwe. Hanyuma umuryango urakinguka, yemererwa kurenga iyo bariyeri, bemererwa gutambuka aho hantu. Baratambuka, baragenda. Ibyo ni ibihe mu buzima byabayeho, batambutswa aho ngaho n'amafaranga. Ariko Yesu abwira abigishwa be, arabwira ngo ibihe tugezemo bitandukanye na bya bindi. Abwira Petero ngo Petero, iki ntabwo ari cya gihe nabwiraga ngo genda urobe ifi uzana amafaranga. Iki ni ikindi gihe gitandukanye na cya kindi. Ni igihe amafaranga adakora, ni igihe inshuti zidakora, ni igihe abavandimwe batabaho, ni igihe amashuri wize atabaho, ni igihe urubyaro wabyaye rutabaho. Hari ibihe mu buzima ibifatika bitagira icyo bimara. Hari ibihe mu buzima ibigaragara bitagira icyo bikiza. Hari ibihe mu buzima. Iki ni cyo kitugora gusobanukirwa ibihe.
iyo turebye amasengesho, iyo turebye umugoroba wa Pasika, iyo turebye umugoroba ubanziriza gupfa kwa Yesu, Yesu yatwigishije ikintu gikomeye cyane. Kuri uyu wa kane abakatolike bita uwa kane mutagatifu, ndibaza nimba ntibeshye mu mbabare, ntago nakure muri katolike, ariko kuri uyu wa kane Yesu Kristo yatweretse, yatwigishije imbaraga ziba mu gusenga. Yatweretse ko hari ibihe mu buzima bwacu uzakenera amafi, ibyo bihe byabayeho arayarobesha, amata aruzura. Yatweretse ko hari ibihe mu buzima uzakenera umukate, ibyo bihe byabayeho, imikati arayitubura, abantu bararya barahaga. Yatweretse ko hari ibihe mu buzima uzakenera igitangaza, ibyo bihe byabayemo akora ibitangaza, azura umwana w'umupfakazi. Yatweretse ko hari ibihe uzahagara ugakoresha ukuri, ukavuga ukuri. Yagiye mu isinagogi ahangara abafarisayo, arababwira ngo ibyanditswe uyu munsi none birasohoye, ni jyewe Mesiya, ni jyewe wavuzwe, ni jyewe wahanuwe, ni jyewe wasezeranijwe. Ibyo byari ibihe. Ariko kuri uwo wa kane, hari mu masaha nk'aya ngaya, hari mu mugoroba nk'uyu nguyu, hari mu ijoro nk'iri ngiri, yatweretse neza yuko hari ikindi gihe mu buzima ukeneye imbaraga z'amasengesho. Mandarabashekere Mosai, ndagira ngo uyu mugoroba Imana yongere gucajinge, Imana yongere gucajinge. Hari abantu bagabanukiwe, hari abantu bameze nka telefone yashizemo umuriro, batiri yabaye low, batagifite imbaraga muri bo z'amasengesho, batagishobora kubyuka saa 9 ngo basenge, batagishobora kwiyiriza, batagishobora kuba mu nzu y'Imana, batagishobora kuzamuka imisozi. Kera bahoraga basenga, bazamukaga umusozi umwe bakamanuka uwundi, bakajya mu gishanga. Ndibuka ari ibihe byabayeho, kuwa mbere tukajya gusenga mu gishanga, kuwa kabiri tukajya gusenga ku musozi, kuwa gatatu tukajya mu buvumo, kuwa kane tukajya mu mabuye, kuwa gatanu tukajya mu rusengero, kuwa gatandatu tukazamuka tukajya mu rufunzo, tukajya mu rubingo. Ibyo bihe bibaho, ibyo bihe twabinyuzemo. Aha ndimo kuvugana namwe, hari abibuka ibyo bihe wasengaga ijoro n'amanywa, wasengaga ku manywa, ugasenga nimugoroba, ugasenga ukuruzinda. Hari abantu bamwe twigeze kujya gusenga aho bavugaga ngo, aho bitaga ngo mu buvumo bwo kwa Yongwe, kugira ngo uhagere byagusaga kugendesha inda, wagenda gukuruza inda. Kandi dushonje, tumaze iminsi 3 tutajya tutanywa, turi ahantu hatagira umwuka. Ariko twari dufite imbaraga z'amasengesho muri twe, twari twuzuye umwuka wo gusenga, twari dufite ubushobozi bwo gusenga, ugakuruza inda, amafa agakoboka, inkokora zigacika ibisebe, ukicara ku mabuye, ukaryama ku mabuye, ukahirirwa, ukaharara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ugasohoka utacyumva umwuka wo kwisi. Ibyo bihe twabibayemo. Uyu munsi ndimo kuvugana namwe, byashoka ko arabaye muri ibyo bihe, kuko ntago nagendaga jyenyine, hari abo twasenganaga, hari abo twagendanaga. Ariko birashoboka yuko uyu munsi wa none batiri yawe yamaze kuba desharge, batiri yawe yamaze gushiramo umuriro, nta mbaraga zo gusenga ugifite, nta mbaraga zo gusenga ugifite. Biravuga ngo Yesu Kristo azamutse gusenga, abwira abigishwa ngo nimuze tugende. Ntago yabasize, abajyana ku musozi w'amasengesho, abajyana ahantu basengera. Ariko bahageze, bari ku musozi w'amasengesho, gusenga birabananira. Bibiliya yavuze ngo bari bananiwe. Matayo yavuze ngo bari bananiwe, ariko Luka yavuze ngo bari bafise agahinda. Ni ibintu bibiri byose bya biri mu buzima bwa. Hari igihe kunanirwa k'umubiri, umubiri unanirwa gusenga bikanga neza burundu, intege nke zikaza muri wowe, kwiyiriza bikananirana, ukabara kubitaga iminsi 21 utaracika imbaraga. Umunsi none watangira kwiyiriza, mu gitondo saa 4 ugatangira kwayura, saa 5 bikanga neza, ukaryama ukamera nk'umuntu umaze ukwezi urwaye malaria urimo serum. Saa 6 zagera bikanga, ukagenda ugafata
icyayi ukanywaho, bibaho. Kandi waba utiyirije ukajya mu kazi cyangwa ukiruka ugasamara, saa sita zikagera, saa kumi zikagera, saa kumi n'imwe ukaza kurya saa tatu z'ijoro, ariko wavuga ngo ndiyirije, ako kanya umubiri ugahita ucika intege. Ibyo bihe nabyo bibaho mu buzima. Abari muri ibyo bihe Imana basubizemo imbaraga, Imana ibashyiremo ubushobozi bwo gusenga no kuba imbere y'Imana. Hari ibindi bihe ataba ari umubiri ucitse intege, ataba ari umunaniro ucitse intege, ahubwo umwanzi yuzuza agahinda muri wowe. Icyo nicyo Luka yavuze ngo imitima yabo yari yuzuye agahinda, bananirwa gusenga, bananirwa guhamagara Imana. Kubera iki? Kuko imitima yuzuye agahinda. Ibihe bijya bitubaho, Satani akuzuza agahinda muri wowe, akakwibutsa ibitagenda neza, akakwibutsa kunanirwa. Ibi bihe bijya bibaho mu buzima, aho wicara ukibagirwa ko wigeze gusenga, ukibagirwa ko hari ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe, ukibagirwa ko hari igitangaza Imana yigeze ikora, ukabaho ibyiza byose Imana yakoze bikagenda bikaguruka burundu, ukabyibagirwa burundu, ahubwo ugatangira kubona fail. Warize wararangije, ko Satani akakwibutsa uburyo ki kubona minerivare byari bigoye, uko wagendaga n'amaguru, uko wandikaga mu ikayi imwe, uko utabonaga amafaranga yo gufotoza note, uko watahaga ukabwirirwa, uko wagendaga rimwe ku ishuri ufite inzara, uko nta mubyeyi wakwishyuriraga. Ibyo Satani nuvuga ngo Satani akakwibagiza ko nubwo byemeze ko ishuri warirangije, ahubwo akakuzanira details z'ibyakubayeho mu rugendo rwawe rw'ishuri. Ibyo bihe bibaho. Satani akakwereka uburyo cy'ababyeyi bawe batagukunze, akakwereka intambara wahuye nazo, akakwereka ibi byose byakubayeho mu buzima. Satani akakwigisha, umutima ukuzura agahinda, akakwereka uburyo cy'ababyeyi bawe bapfuye, akakwereka uburyo ki jenoside yakumazeho umuryango, akakumvisha uburyo ki ubuzima bwawe bwarangiye, akuzuza agahinda n'umubabaro muri wowe, gusenga bikakunanira, ugasigarurira mu maganya. Ibyo bihe bibaho, ibyo bihe duhura nabyo, ibyo bihe bijya bidusohoreraho. Gusenga bikatunanira burundu, agahinda kuzuye umutima wawe, ukabura n'amagambo uvuga. Hari ibihe bigera ukinjira mu nzu y'Imana, ukavuga ngo Mana nkubwire iki, icyo utazi ni iki, kabura ijambo na rimwe uvuga. Hari umugore umwe wabayeho mu buzima bwanjye, nagiye mu nzu y'Imana ndimo kurira, ndamanuka ndagenda ninjira mu rusengero, umutima wanjye wari wuzuye agahinda kenshi. Ndangije mbwira Imana ngo Mana nkubwire iki. Nkajya muri Bibiliya ngasoma, nkajya mu migani nkarambura nkabura ijambo, nkajya muri Zaburi nkabura ijambo, nkajya mu Itangiriro ndambura amaverise yose, ugashakamo ahantu na hamwe wasoma ngo mve basi ko hahuza n'umubabaro ufite muri ako kanya, bikanga burundu. Ndibuka icyo gihe njya mu rusengero guhera saa moya z'umugoroba kugeza saa 9 z'igitondo, ndimo kurira gusa. Najya kuvuga ngo Mana amarira akisuka, najya kuvuga ngo Yesu amarira akisuka, najya kuvuga agahinda kuzuye umutima wanjye. Nicyo Luka yavuze ngo bari babujijwe gusenga n'agahinda kari kuzuye muri bo. Agahinda kajya kabuza umutima wawe kakawuremera, kakagutsikamira, ukabura ijambo na rimwe wavuga. Ibyo bihe bijya bibaho, ariko nagira nkubwire uyu mugoroba, imbaraga z'Imana zikuzure, urenga agahinda kari mu buzima bwawe, urenga agahinda k'umuryango wawe, urenga agahinda k'urushako, urenga agahinda k'akavukire, urenga agahinda watewe n'igihugu. Imana ikuzuza imbaraga zo gusenga. Hallelujah. Mandaraba shekere mosai, mandorebo shakara mando semene kerebo zesaka. Oh, mandarebo sakara mandarebo shekere mosai. Yesu yari
amaze kubamenyesha yuko ibihe barimo nta kindi kiri buze kubafasha kubisohokamo no kubinesha keretse imbaraga z'amasengesho, barabizi neza yuko umuti bakeneye it's a prayer. Ariko kunanirwa, agahinda, ama emotion birabananije ku rwego badashobora kubikora. Hari igihe ubona ikintu ko nicyo cyakugirira neza, nicyo cyagutabara, nicyo cyagukiza, nicyo cyakurengera, ariko bikanga neza, bikanga kugikora kandi ubizi neza ko aricyo cyagukiza. Yesu Kristo yinjira mu gashyamba k'Igetsemani, biravuga ngo atangira guhagarika umutima, atangira gusenga, atangira guhamagara Imana. Ariwe byari bimugoye, abigishwa be nabo bari muri target, Satani yabasabye ngo bagerageze, ariko Yesu ntashobora kubarwanirira kuko nawe afite urugamba rwe ruri imbere yiwe. Asengera Petero gusa, arangije avuga reka ndwane n'ibyanjye, nzaza kubasova hanyuma. Nubona ibibazo n'ibigeragezo bibagezeho mwese icyarimwe, ukaba udafite imbaraga zo gusova abo muri kumwe, ntuzemere ko mupfana. Oya, irukanka, koresha ibishoboka byose, uhunge, ubanze ukize amagara yawe, hanyuma ugende ushaka imbaraga, hanyuma za mbaraga numara kuzibona ugaruke usove babandi wasize inyuma. Yesu agerageza kubakangura ngo basenge biranga, abakangura ubwa mbere biranga, abakangura ubwa kabiri biranga, abakangura inshuro gatatu biranga, arabareka, aravuga nta kundi uru rugamba ntabwo muri buze kurutsinda, ariko kugira ngo twese dutsindwe reka mbareke mutsindwe, hanyuma jyewe nkomeze nirukanke ngeraho nsiganirwa kugera. Haleluya. Ntacyo bitwaye. Reka mbabwire gatoya, minota irimo iraturangirana kandi tugomba gusenga. Hari abantu benshi umwuka w'ubukene wanze kuva ku buzima bwabo kubera ko bashatse kuzamukana n'amafamiye yabo, ariko bidashoboka. Ugasanga ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba, buri kantu kose ubonye ni ngombwa kusharinga n'abakene bose buze mu muryango wanyu. We kugira ngo uzamuke birananirana, ariko iyo ukoresha imbaraga ukirukanka ugahinduka umukire ufatika, uyu munsi wa none uba ufite imbaraga zo kuzamura buri umwe wese, ariko byarananiranye. Yesu Kristo yakoze iki? Yaravuze ngo abangaba ni imbishinga, abangaba ni nkomeza kugenda muri ritime yabo, twese turaza gupfira rimwe, so ndabaretse nzagaruka kubareba mvuye ku musaraba. Aragenda arasenga. Mandara bashekere Mosai. Nizere ko iyi mvura itari buze kuvangira amajwi yanyu. Aragenda arasenga, arasenga, yambara imbaraga, arasenga, ibintu bya bivanze n'amaraso, ariko arasenga. Baramutererana, ariko arasenga. Ashaka kumufasha gusenga, aramubura, ariko arakomeza arasenga. Ashaka kumubwira ngo komera, ariko arakomeza arasenga, arakomeza ahamagara Imana, arakomeza ahamagara imbaraga z'Imana. Aba mu masengesho, arasenga, asengera urupfu, asengera kuzuka, asengera ibigeragezo, asengera abaje kumufata, asengera ibyago biri imbere yiwe, ahamagara imbaraga z'Imana, arasenga. Mandara bashekere Mosai. Arasenga. Uyu mugabo areka nkubwire, nawe nyemera muri kano kanya ufatanye na Yesu usenge. Nyemera muri aka kanya huri, wapfukama, wahagarara, wagenda, ariko zamura ijwi ryawe usenge, kuko gusenga nibyo byakurenza uyu mwaka. Gusenga
nibyo byaguha imbaraga zo kurama. Gusenga nibyo byaguha urubyaro. Gusenga nibyo byagukorera ubukwe. Gusenga nibyo byatuma wongera kubaka. Gusenga nibyo byagukura mu bukode. Gusenga hari aho byakunyuza. Gusenga hari aho byagutambutsa. Gusenga hari icyo byahindura. Gusenga byahindura karande zo mu muryango wawe. Senga nubwo abantu babwira ntibabyumve, nubwo umugabo wamubwira ngo tubyuke dusenge ntabyumve, wowe senga. Nubwo abantu bahamagara amasengesho ntibaze, wowe senga. Mandarabasekeremosayini ntabwo ari bose bazabyumva, ntabwo ari bose bazagenda, ntabwo ari bose bazamenya ibihe barimo nicyo bakwiriye gukora. Ariko uyu mugoroba ndakubwira ngo senga, zamura ijwi ryawe usenge. Ufite ibintu byo gusengera, hari urugamba ruri imbere yawe. Nubwo abandi bakunda Imana bataza, ariko wowe senga, wepfuka musenge, wepfuka musenge. Yesu arabareka, yabazamuye ku musozi ahantu ho gusengera, ariko ntabwo barimo basenga, barigamiye barasinziriye. Nubyuka ukabona abandi ntibabyutse, wowe senga, wowe senga, wowe senga. Nuvuge ntushyiremo byo kwiyiriza, abandi bikabananira ntibashobore kwiyiriza. Wicika intege kubera bo, wowe senga. Zamura ijwi ryawe usenge muri kano kanya. Zamura ijwi ryawe usenge muri kano kanya. Zamura ijwi ryawe usenge aho uri hose. Nubwo waba utwaye imodoka, nubwo waba uri mu gikoni urimo uteka, nubwo waba urimo kugaburira abana, nubwo waba urimo gukora ibikorwa bitandukanye, aho uri senga. Washobora gupfukama, washobora guhagarara, washobora kugendagenda, ariko senga. Uyu ni umugoroba Yesu Kristo yari mu gashyamba Igetsemani, apfukamye asenga, apfukamye asenga, apfukamye asenga. Byari ibihe byo gusenga kugira ngo batajya mu moshya babarananirwa, ariko arakomeza. Uyu mugoroba ntunaniranwa n'abananiwe, ntucikane intege n'abacitse intege. Ababivuyemo ntujyane nabo, ababivuyemo ntujyane nabo, abatakibikora ntujyane nabo. Oya, wowe senga, haguruka usenge, pfuka musenge, zenguruka usenge, hamagara Imana. Mandarabashekeremosekeremosayini. Hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga zikora ibitangaza. Iyo wasenze hari ibintu bikoreka, iyo wasenze hari ibintu bibohoka, iyo wasenze abanzi ntibakugiraho imbaraga, iyo wasenze ijuru rirakinguka, iyo wasenze marayika araza, iyo wasenze. Mandarabashekeremosakaramanorya, mandarabasakaramasayini. Biravuga ngo arasenga ubwa mbere ntibyakunda, arasenga ubwa mbere biranga, arasenga ubwa mbere birananirana, akomanga ku ijuru biranga, ahamagana amavuta biranga, akinguza imiryango biranga. Arasenga ariko amasengesho ntiyazamuka, arasenga amasengesho ntiyagera ahagera. Uko nawe niko bijya bikugendekera. Hari ibintu umaze imyaka usengera, hari ibintu umaze igihe usengera, byanze gucamo, byarananiranye, waragerageje, warayamajoro, wariyirije, warasenze, wahamagara abakozi b'Imana, wagiye ku mafuri conference call, wagiye kuri za video conference call, wagiye kuri za Zoom, wagiye kuri za YouTube, wagiye kuri za Instagram, wagiye hehe hirya no hino, wagiye kuri za Facebook, wagiye mu biterane bikomeye, witabira amasengesho atandukanye, warasenze biranga. Reka mbwire ngo ntabwo uri uwa mbere. Na Yesu yarasenze birananirana, Yesu yarasenze biranga, yarahamagaye biranga, arapfukama biranga, arasenga biranga, akinguza ijuru biranga, ahamagara marayika ntibaza, ahamagara Mwuka Wera ntiyaza, ahamagara Data birananirana, arasenga biranga. Ntabwo uri uwa mbere. Nimba bitarakunda, nimba warasenze ntibyemere, nimba warasenze bikanga gucamo, wasengeye visa yanga kuza, wasengeye urwo rubyaro ntiruraboneka, wasengeye umugabo ntagaraza, wasengeye nzi yo ko umuntu urayibona, warasenze ngo wige ntibirakunda. Ntabwo uri uwa mbere. Na Yesu byaranze, na Yesu byaranze, ubwa mbere byaranze, yarasenze biranga, arahamagara biranga. Ntabwo uri uwa mbere. Rero ntucike intege. Biravuga ngo abonye byanze araza. Haleluya. Araza asanga ba Petero bari, asanga ba Yohana bari, ababwira ngo jyewe nagerageje biranga, ahari nuko ari imbaraga zumye, jye napfukamye biranga, ninginze biranga, ahari nuko ndi jyenyine, none ndabinginze. Abakoraho arabakomanga, arababwira ngo Petero muhaguruke, mufatanye
nanjye nibura mu misaha imwe yonyine gusa, n'akanya gato gusa mbasabye, ndabakeneye. Nibyo ndi master wanyu, nibyo ndi umwigisha wanyu, nibyo nijye wabatoranije, ariko ibihe ndimo namwe ndabakeneye. Nimumfashe base, nimumfashe dukomange kw'ijuru, nimumfashe ndabinginze. Nagerageje byanze, nasenze yunzi yose byanze, nagiye mu ijambo byanze, nasubiyemo amasezerano biranga, nasubiyemo zaburi biranga, narimbye indirimbo biranga, nasenze birananirana. None nimungirire imbabazi, nibura mubane nanjye isaha imwe gusa, mufatanye nanjye dusenge. Ibyo bihe bijya bibaho mu buzima bwacu, ugakomanga bikanga, ukarambura Bibiliya bikanga, ugasoma zaburi bikanga, ukajya ku mukozi w'Imana runaka usizwe amavuta, ukajya ku nyigisho yigishije, ku masengesho yasenze, ukayasubiramo ukarepeta bikanga. Ntabwo uri uwa mbere. Yo Yesu we, anderebo shekeremo sekeremo sayine. Hamagara Yesu uyu mugoroba, hamagara Yesu wari mu gashyamba k'Igetsemani mu myaka 2000 ishize, umubwire ngo Yesu nanjye ndi ku mavi, iri joro ndakwinginze. Buhamagara umubwire ngo Yesu, ya mavi wariho mu myaka 2000 ishize, nanjye umugoroba nyariho, nanjye umugoroba ndapfukamye, nanjye umugoroba ndimo ndarira, nanjye umugoroba ndimo ndasenga. Hari ikintu ndimo nsengera, hari ikintu ndimo guhamagara, hari ikintu ndimo kwinginga, hari ikintu ndimo gusengera. Yesu, Yesu, imyaka 2000 ishize wari mu bihe nk'ibi, wari upfukamye, nanjye ndapfukamye, nanjye ndi imbere yawe. Yaramashakaramaskeremo sayine. Senga uyu mugoroba, senga iri joro, muhamagare, 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 mubwire ngo ndi imbere yawe. Mandarabashekeremo sayine. Bibaho ukitabaza abakozi Imana batandukanye, ukababwira bikanga. Uhamagaye ngo nsengera akubwira ngo ndabikora, undi wamamagara ugasanga ari busy, undi wamamagara ugasanga yagiye, undi wamamagara ugasanga ari muri honeymoon, undi wamamagara akubwira ari mu biterane, undi wamamagara akubwira ngo ndi busy, undi wamwandikira akaza gusubiza yaciyeho umwaka. Ibyo bihe bibaho. Yesu byamubayeho, arasenga, ijuru ryanga gukinguka, arahamagara birananirana burundu, arakomanga biranga burundu, araza aritabaza mutabara, ariko biranga, umutima wari ukomerewe. Arangije, haleluya, asubirayo kabiri. Haleluya, ntago yacitse intege, asubirayo bwa kabiri. Uyu mugabo mvugira ngo nanjye nsubiyeyo, hejuru yo kunanirwa kose, hejuru y'amasengesho yose ataragira icyo akora, hejuru y'ibyo nakoze byose ntibigira icyo bitanga, hejuru y'ibyo nakoze byose ntibitanga umusaruro, ngatanga icyacumi, ngatanga amaturo, ngatanga amafaranga y'inyubako, ngafasha abakozi b'Imana, ngafasha imfubyi, ngafasha abapfakazi, nta mumaro byigeze bingirira, nta gitangaza byigeze bikora. Ariko nsubiyeyo, ariko nongeye gusubirayo, ariko nsubiye amasengesho. Bivuge mu izina rya Yesu, bivuge mu izina rya Yesu. We turi kumwe, byandika muri komenti, haba kuri YouTube, haba hano kuri chat, andika ngo nanjye nsubiyeyo, atura n'akanwa ke ngo nanjye nsubiyeyo. Ubwo Yesu atananiwe, ubwo mu gashyamba k'Igetsemani atabivuyemo, ubwo atabiretse, nanjye sindi bubireke, nanjye sindi bubivemo, nanjye ntago mbireka. Ubwo Yesu atacitse intege ngo abireke, nanjye sindi bucika intege, nanjye ndasubirayo, nanjye ndongera nsenge, nanjye ndongera niyirize, nanjye ndongera nzamuka imisozi, nanjye ndongera, nubwo imyaka ibaye myinshi ntago mbivamo, ndasubiramo, ndongera nsenge, ndongera nsome ijambo, ndongera nizere, ndongera mpamagare, ndongera niyirize. Yesu arongera asoma inshuro ya kabiri. Mandarabashekeremo sayine. Yesu asubira inshuro ya kabiri, arongera arasenga, arongera arasenga, arongera arasenga, arapfukama arasenga, arasenga, arahaguruka, azenguruka mu ishyamba, arasenga. Hari mu gihe cy'ubukonje, hari mu ijoro, imvura irimo kugwa, hari ahantu hakonje, byari ibihe bigoranye, hari imbeho nyinshi, ariko arahaguruka, arasenga, arasenga mu mbeho ikomeye, arazenguruka, arasenga, ahamagara ijuru, asenga amasengesho uburyo bwose, asenga
asenga yo gupfukama, asenga yo kugendagenda, asenga yo kubika inda, asenga yo gusimbuka, asenga yitera hejuru, asenga yubamye, asenga yubitse umutwe, asenga agaramye, asenga uburyo bwose, asenga uburyo bwose, arongera arasenga, arapfukama arasenga, ahamagara Imana. Ariko muri iyo nshuro nanone nta cyabaye. Yo mandarabasa. Aguru wa mbere bitarimo bikunda. Aguru wa mbere. Oya nukuri. Aguru wa mbere bitarimo bibaho. Aguru wa mbere usenga ngo byange. Aguru wa mbere usenze igihe kirekire ugasenga ngo inda ntive imikanga ikavamo, ugasenga ngo usame ibikanga, ugasenga ngo ntukanwe kukazi bikanga bakakwirukana, ugasenga ngo ubone ibyo kwiga ukanga ukaburara, ugasenga ngo wambare bikanga, ugasenga ngo ugume mu ishuri bakanga bakakwirukana, ugasenga ngo ubone visa kuri yo kanga bakakwima. Urasenze igihe kirekire, amasengesho arejete, amasengesho yawe abalesi, amasengesho nta kinageraho, amasengesho nta musaruro atanga. Ni igihe kinini umutima wuzuye agahinda, umutima wuzuye amarira. Yesu ari muri ibyo bihe, nubwo ijuru ryari ryanze gukinguka, yanga kubivamo. Gira Satani ngo ntabwo nzabivamo, gira Satani ngo ntabwo nzabireka, gira Satani ngo sinzareka kwizera umwami wanjye, ntabwo nzareka kwizera Yesu, ntabwo nzareka gukurikira Imana, nubwo bitarakunda, nubwo ibyo nsengera bitaraba, nubwo ijuru ritarakinguka, nubwo bose bantereranye, ntabwo nzabivamo, ntabwo nzabireka, ntabwo ngiye kuva muri aya masengesho, ntabwo umuhamagaro nkushyira hasi, ntabwo ndi bubivemo. Gira Satani ngo uribeshya, ntabwo nzabireka, ntabwo nzabihagarika, ntabwo nzava amasengesho, ntabwo nzava mu kwiyiriza, ntabwo nzava mu ijambo, sinzareka gukiranuka. Yo baravuga ngo nkomeshe gukiranuka kwanjye. Uyu mugoroba ntubivemo. Haleluya. Sinzareka gukurikira Yesu, sinzareka gukorera Imana, sinzareka kwiyiriza, sinzareka kuba imbere y'Imana, sinzareka gusenga, sinzareka kuvuga Imana, sinzareka gukorera Imana. Ntabwo nzava ku mavi, ntabwo nzava ku karago, ntabwo nzavayo, ntabwo nzava imbere y'Imana. Nzi ko Imana yavuganye nanjye, mfite isezerano, hari isezerano ku byo nsengera, ndazi ko Imana yanjye iriho. Yo baravuga ngo nubwo itansubiza, nzagumana kwizera kwanjye, kuko nzi ko nubwo napfa uruhu rwanjye rukabora, amaso yanjye azamureba, amaso yanjye azamubona, n'ayanjye ntabwo ari ayundi. Haleluya. Gumana kwizera kwawe nubwo imyaka ibaye myinshi, umwanzi ntakwambure kwizera, umwanzi ntagukura amasengesho. Yesu ku nshuro ya kabiri binaniranye, asubirayo ku nshuro ya gatatu. Vuga ngo iyi ni inshuro yanjye ya gatatu. Uyu mugoroba y'amasengesho reka kubera inshuro yawe ya gatatu. Aya masengesho reka kubera inshuro yawe ya gatatu. Aya masengesho reka kubera inshuro yawe ya gatatu. Uyu mugoroba ako gashyamba ka Getsemani upfukamyemo, reka kubera inshuro ya gatatu. Urwo rugo uri musengeramo, iyo modoka uri musengeramo, iyo ofisi uri musengeramo, aho hantu uri aka kanya, iyi telefone ufite, reka kubera inshuro ya gatatu. Haleluya. Haleluya. La mandara basakara mando robo shekere mosaini. Hari abantu ndimo kuvuga no muri kano kanya. Iyi ni inshuro ya gatatu y'ubuzima bwabo. Iyi ni inshuro ya gatatu y'ubuzima bwabo. Iyi ni inshuro ya gatatu y'ubuzima bwabo. Namana ari mu kidendezi Bedesaida. Inshuro esheshatu zose nta cyavuyemo, ariko inshuro ya karindwi yibize hari ikintu yavanyemo. Iyi ni inshuro yawe ya gatatu. Iyi ni inshuro yawe ya gatatu. Ko bitarakunze ubwa mbere, ntibikunda ubwa kabiri. Ku nshuro ya gatatu harimo isezerano. Ku nshuro ya gatatu harimo imbaraga. Ku nshuro ya gatatu ijuru rirakinguka. Biravuga ngo asubiyeyo. Ku nshuro ya gatatu agipfukamye, yari yamaze kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Hari ahantu ugeze, nawe uri murabira ibyuya, nawe uri murabira ibyuya bivanze n'amaraso. Ukurikije imiti umaze kunywa, ukurikije amafaranga umaze gushora, ukurikije imisozi umaze kuzamuka, ugeze ahantu nawe mu buryo bw'umwuka uri murabira ibyo bivanze n'amaraso. Ariko reka mbwire ngiyi niyo nshuro yawe, iki ni cyo gihe cyawe, uyu ni umwanya wawe. Yesu apfukamye noneho ku nshuro ya gatatu, biravuga ngo ijuru rirakinguka. Hari umuntu ijuru ikingukiye uyu mugoroba.
ndagusengeye ijuru ikingukire hejuru ubuzima bwawe. Herera haleluya muri aka kanya. Ijuru rirakingutse, ijuru rirakingutse, ijuru rirakingutse. Haleluya, ijuru rirakingutse, ijuru rirakingutse. Biravuga ngo ako kanya ku nshuro ya gatatu marayika aramanuka amuzanira imbaraga, amwuzuza ubushobozi, ambwira ngo noneho genda uneshe, genda ukore, genda uce muri uriya muryango. Imbaraga zawe zirabonetse, amasengesho yawe yarashubijwe, gusenga kwawe kurumviswe. Marayika muhereza imbaraga. Yesu aragaruka ari muri confidence, abwira ba Yohana, abwira Petero, noneho nimusinzire, noneho nimwiryamire, ubu nta kibazo ngifite, amasengesho yanjye yashubijwe, ibintu byaciyemo. Haleluya, haleluya. Abadokiteri wirirwa guhamagara babwira ngo mfite ibibazo, ugiye kwamagara babwira ngo noneho nimwiruhukire, nta kibazo ngifite. Haleluya. Babandi bose baragakubwira ngo biracitse, bandi bose bakubwira iby'agahinda n'amaganya, ugiye kubagaruka imbere babwira ngo noneho nimwiryamire. Bamwe bagufashaga, bamwe bakwishyuraga inzu, bamwe bakwishyuraga minerivare, bamwe bakugaburiraga, bamwe bakwambikaga, bamwe bari bagutunze, bamwe bari bakubeshejeho, ugiye kugaruka imbere yabo uyu mugoroba babwira ngo nimwigumane amafaranga yanyu, noneho nimuruhuke. Haleluya. Uwiteka aje uje gusenga kwanjye, urugendo rwanjye rw'ubutayu rwarangiye, kuzenguruka ariko kwanjye byarangiye, nimwiruhukire, nimugumane ibyanyu, ubu ngubu ntabwo nkibikeneye. Yesu aragaruka imbere y'aba Petero abwira ngo noneho nimusinzire, noneho nimuryame. Hari umuntu ugiye kubwira ngo noneho ruhuka, hari umuntu ugiye kubwira ngo noneho igumanira ibyawe, hari umuntu ugiye kubwira ngo noneho mandarabashekeremosai. Ndimo ndahanura hari imbaraga z'Imana y'umugoroba, ndimo ndaguhanurira iri joro, ndimo ndakubwira ndimo ndakubwira icyo ngana, icyo numvanye umwuka wera, icyo ngana, icyo nakuye mu ijambo ry'Imana, icyo ngana icyo urimo rivuga hejuru ubuzima bwawe. Hari abantu ugiye kubwira ngo nimuruhuke, abantu ugiye kubwira ngo nimugumane ibyanyu, abantu ugiye kubwira ngo ubu noneho nanjye nabyikorera, abantu ugiye kubwira ngo gusenga kwanjye kwashubijwe. Mandarabasekeremosayini, zamurijwe ryawe usenge, atura amagambo yo kunesha. Haleluya. Hindukira aba Petero we n'ubazi, aba Petero mu buzima bwawe n'ubazi, ugiye kuvuga ngo nimusinzire, ugiye kuvuga ngo nimutuze, ugiye kuvuga ngo noneho nimwigumanira ibyanyu. Babwire mu buryo bw'umwuka, babwire mu buryo bw'umwuka, bahamagare ikimenyetso muzi, babwire ngo ya mafaranga y'inzu yanyu nimuyagumane, babwire ngo yarasi yanyu nimuyigumane, babwire ngo ya minerivare yanyu nimuyigumane, kwa nyambika nimubigumane, bwa bufasha mwaragamuma nimubigumane, bya bindi busingishingiye kuri mwebwe nimubigumane, nimubigumane. Uwiteka wumvise gusenga, ijuru ryakingutse, birebye byavuyeho. Mandarabashekeremosai, mandarabashekeremosakando, uriyamanderebosekeremosai. Ndohereza imbaraga z'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ngiye kugusengera Imana muri kano kanya, ngiye kugusengera Imana muri kano kanya, ngiye kugusengera Imana muri kano kanya. Mandarabashekeremosai. Biravuga ngo Yesu yarapfukamye mu gashyamba k'Igetsemani. Nimba huri bigushobokera ko ushobora gupfukama, ndakwinginze upfukame muri kano kanya, ubwire Yesu ngo iki ni igihe cyawe ku buzima bwanjye. Nimba bikwiye kubikore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyifuzo byawe ubishyira imbere y'Imana, ibyifuzo byawe ubishyire mu kubaho kw'Imana. Mubwire Yesu ngo nanjye ndapfukamye imbere yawe, mubwire ngo nanjye ndi imbere yawe muri kano kanya, mubwire ngo niwe bishoboye, mubwire ngo niwe wabikora, mubwire ngo hari icyo wahindura, mubwire ngo ibihe nkeneye imbaraga zawe zibinyuzemo, mubwire ibiri ku mutima wawe, mwereke buri kimwe cyose. Ubwo atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, ntago ari butsindwe ku buzima bwawe, ntago ari butsindwe mu mibereho yawe, ntago ari butsindwe. Ubwo atatsinzwe Igetsemani, ni wawe ntago ari butsindwe, mu rubyaro rwawe ntari butsindwe, mu rushako rwawe ntari butsindwe, mu kugumirwa kwawe ntari butsindwe, muri yo divorce Satani yinjije mu rugo rwawe, ntago Yesu ari butsindwe. Mandarabashekere
basakere mosaini manderia basakara masakanoria mandara basakara masakando manderia basekere mosaini. Ubwo Yesu Kristo atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, ntago ari butsindwe uyu mugoroba mu buzima bwawe. Urwo rugo rwawe rugiye gusenyuka, urwo rugo rwawe muri process ya divorce, umugabo yararimo guta, umugore arimo kunanira, abana barimo bagusiga, umwumvikano wari mukeya, intambara zari nyinshi kuri ako kazi kuri ako kazi kontra yawe yarangiye, urimo wirukanwa, utabona icyerekezo, utabona uko abana bazabaho, utabona uko ugiye kubaho. Reka nkubwire ngo ubwo Yesu atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, nahanga ntago ari butsindwe muri umubabaro urimo kunyuramo. Ubwo Yesu atatsinzwe n'ubu ntago ari butsindwe. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, bishyira imbere y'Imana, bishyira imbere y'Imana. Hari abantu Imana imikorera ibitangaza muri aka kanya, hari abantu Imana irimo gufungura, hari abantu Imana irimo gukiza. Ubwo Yesu atatsinzwe Igetsemani, ntago ari butsindwe kuri ubwo burwayi, ntago ari butsindwe, ntago ari butsindwe. Ufite amagambo dogiteri yakubwiye, ufite inzandiko zo kwa muganga bakubwiye ko bidakunda, bakubwiye ko bitazashoboka, ariko ubwo Yesu atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, nawe unkurikiye kuri YouTube, ntago ari butsindwe. Hallelujah. Ubwo atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, ntago ari butsindwe ku rushako rwawe. Nubwo ugize imyaka 30, nubwo ugize 35, nubwo ugize 40, nubwo imaze kuba 50, ntabwo Yesu aratsindwa. Hari icyo yakora, hari icyo yakora. Ndakubwira uyu mugoroba, ntabwo Yesu ari butsindwe. Mandara bashekere mosaini, ntabwo ari butsindwe uyu mugoroba. Ndabasengeye mwebwe mwese turi kumwe kuri uyu murongo, ndabasengeye mwebwe mwese dupfukamye hamwe umugoroba, ndabasengeye bwoko bw'Imana. Ndahamagara imbaraga zo mu gashyamba k'Igetsemani, ndahamagara imbaraga zo mu masengesho ya Yesu, zimanuka upfukamye usenga, zimanuka upfukamye usenga, reka zikumanukire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi. Ndagusengera aho uherereye hose, ndagusengera uri mu Rwanda, ndagusengera uri mu Bwongereza, ndagusengera mwebwe muri mu Burundi, abari muri Afurika y'Epfo, abari Mozambique, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye mu bihugu bya Afurika, abari muri Australia, abari muri Sweden, ndabasengera abari muri Amerika, abari muri Canada, imigabane yose y'isi. Namanura imbaraga z'Imana hejuru ubuzima bwanyu. Aka kanya hari icyo Umwuka Imana avugana namwe. Ubwo Yesu atatsinzwe, n'uyu munsi ntari butsindwe. Mandarabashekere mosa, iyo ndutwite izavuka neza mu izina rya Yesu, uzabyara neza mu izina rya Yesu. Barakubwiye ngo uzayigwaho, ariko ndakubwiye ngo uzabyara ubeho n'umwana wawe abeho. Ibyawe byendaga gutezwa cyamunara, uyu mugoroba ndavuze ngo ubwo Yesu atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, nawe ntabwo uri butsindwe. Urwo rubanza ufite, uwo muntu wawe ufunzwe, ubwo Yesu atatsinzwe mu gashyamba k'Igetsemani, n'uyu mugoroba ntari butsindwe. Ndamufunguza mu izina rya Yesu. Ndasengeye icyo kibanza cyawe, ndasengeye inzu yawe yanze kuzura, yaheze hagati. Ubwo Yesu atatsinzwe, nawe nturi butsindwe. Iyo credit ufite muri banki, ubwo Yesu atatsinzwe, nawe nturi butsindwe. Ubwo bushomeri buri mu rugo rwawe, umugabo wawe ntabwo akora, nawe ukora wenyine uravunika, ubwo Yesu atatsinzwe, nawe nturi butsindwe. Ndavuze ngo ubwo Yesu atatsinzwe, nawe nturi butsindwe. Uyu mugoroba ndamanura imbaraga z'Imana hejuru ubuzima bwawe. Akira igitangaza, akira kubohoka, akira gukira. Iyo ndwara mu buzima bwawe igende, ibibazo byawe birangire. Uyu mugoroba aya masengesho aguha intsinzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Mana kuko mva gusenga, urakoze kuko ushubije umuntu wese upfukamye imbere yawe uyu mugoroba. Nutabonye uko apfukama bitewe n'uko Mwami ari muri pozisiyo adashobora gupfukama,
ariko apfukamitse amavi y'umutima wiwe. Subiza isengesho rya buri wese. Umugisha ubwoko bwawe Mwami, umugisha intama zawe, umugisha abo twabanye mu ijambo ryawe. Mwami, dukomeje kuba mu kubaho kwawe, dukomeje kuba mu mbaraga zawe. Ndakwinginze muri kano kanya, wowe se Mwami uguhamagara, umusubize kandi umutabare, umurengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Abo twabanye kuri uyu mugoroba turabashimira. Imana ibahe umugisha, kandi amasengesho arakomeje. N'ejo ku mugoroba dufite uyu mwanya wa Free Conference Call, kandi dufite Morning Glory, ndetse dufite n'igaburo ryera ku cyumweru. Imana ibaha umugisha, mugire ijoro ryiza. Reka mbabwire ngo bye bye, ciao ciao. Aho twe kumwe kuri Free Conference Call, mugende mudusezeye. Imana ibaha umugisha. Bye bye.